rwego rwo gukemura ibyo bibazo turimo kubaransinga ariko wenda ngushubije kuri point turimo kugerageza ko abo tudakeneye tuzabatiza uzanga ko tumutiza nta lisansi nzabo abo turi kubarira rero nka Erenga we turimo kurangizanya tugiye kumushyira amezi 2 tumuhembe amezi 2 tumusigaye n'udufaranga dusigaye bakeya ya kwitoma we twararangije kumvika Omar Nyingi nawe twasanze afitemo n'ibifaranga byinshi ariko nawe twararangizanyije tugiye gutanga miliyoni 7,000 na $500 nawe impamvu twamuretse Omar Nyingi mwabonaga ko iyo kabange yajyagamo muri defense yakinaga neza kurusha iyo bari abantu barimo gukina iyo bakinaga bonaga bakina bakibasubira inyuma cyane sibyo ariko nanone n'umubare wo kugabanya abanyamahanga kugira ngo inyuma haje abanyarwanda benshi none abanyamahanga tubashyire kuri 6, 8, 10 kugira ngo tubashe kuba twatsinda sibyo turimo kugerageza kureba uburyo twabatiza harabo tuzatiza yaba mu bazamu ndimo kuvugana za Muhanga za Amagaju za Gicumbi kugira ngo turabo dutiza yenda nubwo twaba tumuhemba wenda nk'ibihumbi 800 bakumujyana muri Gicumbi kugira ngo tugabanye payroll iri hejuru Gicumbi kaba yamuhemba nka 300 cyangwa 400 natwe asigaye tukagira gute tukayamuha oriyo kuza gukuzuza umubare gusa hariya so turimo kubigerageza gutyo rimwe ngo turimo gushaka abanyamahanga benshi ariko turimo tumaze gukora mu 3 Dafe nawe ntagashaka kugenda ariko nawe turimo kumvikana tugeze ku kigero cya 60 ngo nawe agire gute agenda urumva tumaze gukora mu abanyamahanga 3 kandi bahembwaga amafaranga menshi nka Omar Nyingi yahembwaga ifaranga byinshi pe urumva na nuzi yaragiye uzamu nawe yaragiye ariko twazanye indi uriya muzamu nawe ndimo gushaka uburyo ntari bubabwire hano uburyo nagerageza gukemura ikibazo cye kugira ngo turebe ubundi tugira ndifuza ko tugira abakinnyi 26 barenga ntibarenge 27 hanyuma na payroll ikaba ibalansinga n'ubushobozi bwabo kandi birashoboka. Wani Perezida wa Rayon Sport aganiriza abafana ababwira uko ikipe yabo ihagaze ariko aratangaza cyane Bwana Tadeyo rwose agomba gushyira umucyo nyine ku ikipe ya Rayon Sport ndetse yaranabisobanuye mu kiganiro n'itangazamakuru Rigo yarabimubajije amwe ateze bizakunda ko mu bikibanga aravuga ati ni ikipe y'abafana kubika ibanga biragoye muri Rayon Sport kubika ibanga biteza polemique umuntu wese azagahimba ibyo ashaka buryo perezida avuze ashobora kwivuga wenda mu buryo abantu batishimiye yavuga ko yatangaje cyane ariko ntabwo perezida ashobora kuvuga ikintu kitari cyo kuri club so perezida cyose avuze kiba ari cyo nyine yashize umucyo ku bakinnyi bagomba gutandukana na Rayon Sport uwo bita Elenga Kanga Prince Junior ngomba kugenda umwene we yavuzeho cyane Suleiman Dafe Elenga yarasigaje amezi 2 gasoze amasezerano icyo bagiye gukora amafaranga Kuryo bagatanyesa atakirimo we n'ibinagoye amasezerano ngira ngo mu kwa 8 azaba yasoje umukinnyi bigoye no bita Omar Nyingi yavuze ko bagomba kumuha byibuza $7,000 by'amadolari 7,500 bayamuhaye nyuma yo kuvuga ibi bayamuhaye reka tubijyemo mu buryo bufatika Juvuga umukinnyi tugende buri wese twagiye ugake Elenga Kanga n'abana bajya bari codinga bakicururiza Junior bahabera Elenga Kanga Prince Junior zabahita no bita kurode nabashoke ariko rero ambwiye ikintu kimwe aho kugira ngo utambutse ikiganiro kiri kwa live hapfa kuri coding ukabishyiraho nyuma kandi wibwase ngo birebwa bro birarebwa cyane bari abana ari igihe bagize views 20 akibonera amadolari 10 akiri urafata stream live yishireho mbane kuri 6 nsubize kuri 4 basi wakata anyways yego ambuka donc tugiye kuganira rero mu byiciro byinshi Rayon Sport tugiye guhera ku bakinnyi basezererwa na dosiye zabo ko zihagaze twatangiye abantu barabizi ko Rayon Sport yavuze ko igomba kugabanya umubare w'abakinnyi bakaba 26 ejo bundi abantu bari bazaga Rayon Sport maze kugira abakinnyi nka 10 nabangaye 12 b'abanyamahanga bizagenda gute igihe kigeze muri Rayon Sport rero yatangiye gusobanura uburyo igomba kugenda ikuramo bamwe na bamwe idakeneye cyane uwo bita Prince Kanga
Junior yabisoma neza cyane. Iberi uwo nguwo agomba guhabwa amafaranga akigendera akagenda. Uwo bita Omar Nyingi aja wa Yusudianye, ni umugabo wo muri Amerika w'umunyarwanda yabaye igihe kinini muri Senegal. Twari kumwe kuri The Light Hotel, yaganiriye na perezida wa Rayon Sport, bumvikana yuko bagomba kugira amafaranga bahereza Omar Nyingi ako bakamuhereza na release leta, nta nubwo agomba kwirirwa agaruka mu Rwanda. Ajawe twanahuye muri saro ejo bundi mu mujyi, agiye kogoshesha umwana, tubiganiraho. Uriya mukinnyi ntabwo azagaruka muri Rayon Sport. Omar Nyingi yahawe release leta we yayibonye, agomba guhabwa ibiceri akigurira muri Senegal. Yahawe 7,500 ariko rero amafaranga make bari buze kumuha kubera ko hari bamusigayemo bamurekirita. Bura Omar Nyingi ni wari wahenze muri sezori yabanje. Bura ni umukinnyi waguzwe uhenze. Harimo ibirarane bya Rokirito magomba kumwishyura, hakamo imishahara y'amezi 2 batabahembye kandi yarayakoze bagomba kuyamuha, hakabamo n'amafaranga yo kumusezera 7,500. Uwo mwaka arasigaje amasezerano. Gusa nyine cyatumye banamusezerera uretse ko perezida bigarutse bavuga ko bakinaga basubiza inyuma, ariko nanone ntabwo bifuza gutunga abakinnyi b'abanyamahanga muri defense. Urumva Rayon Sport ifite nimero 3 umunyamahanga, ifite 4-5 bari abanyamahanga. Omar Nyingi na Yusudianye bashaka kugabanyira aba defense b'abanyamahanga, cyane ko n'umuzamu wari umunyamahanga. Itegereye gufungisha inyuma abanyamahanga benshi bituma nugera imbere utazakora amahirwe yo gukinisha abanyamahanga ni ubakeneye cyane. Yanabisobanuye aravuga ati kuri 6 n'umunani tuzakinisha abakinnyi b'abanyamahanga. Uwa kabiri ni Omar Nyingi twari tumuvuze. Suleiman Dafe yaranze yababwiye yuko niba bashaka gutandukana nawe bagomba kumwishyura amafaranga bumvikanye muri kontra, akaba ari amafaranga y'amezi 3. Rayon Sport yambwiye ati Dafe, ntabwo ushaka ko tugutiza, ntabyo nshaka. Ntabwo ushaka ko dupfa gusesa amasezerano, ntabyo nshaka. Rayon yavuze ati turamushyira kuri payroll, ariko ntago tuzigera navuze ngo nta lisanse tuzamuha. Bamwe nta lisanse tuzamuha, icyo bazamukorera ngo ni iki ngiki. Shampiyona nitangira ukwezi kwa 8 bazakumuhemba, ukwezi kwa 9 bakumuhembe, n'ukwezi kwa 10 ari mu rugo. Rero yamubwiye ngo tuzagushyira kuri payroll amezi 3, ariko nta lisanse tuzaguha. Amezi 3 bivuze ngo kuko kontra ivuga ko amezi 3 ariyo bagomba kumuhereza bagahita bamusezerera. Reyo iravuga ngo tuzayaguhereza mu byiciro amezi 3 yikurikirana. Tuyaguhemba kwezi kurangiza. Nako na lisansi yacu uzaba ufite tute dusesa. Ubwo rero icyo bavugaga bambwiye ati wowe oroshya ibintu tureke guserera, turebe amafaranga make tugwa tugukurikirira leta wigendera. Ashaka ibintu byo gufunga umutwe. Naho rero Murera nayo ishaka ikiriye kikareka ko aba bakinnyi babaraje mu Rwanda nk'amabura kindi baraburaniwe baranga kugenda. Yageze muri Reyo bakamuhereza option nk'eshatu, tugutize akabyanga, tusese amasezerano tugwa amafaranga runaka akabyanga. Babigaragaje urwego rwawe. Ushaka ibintu byo kujya mu bintu by'abakomisiyoneri. Ntabwo ari umukinnyi ukomeye. Okay. Nukuri kwima. Baha option nk'izi. Nibyanjye bivuga byoroshye. Tuvugisha ukuri. Nk'umuntu yagiye kuzana Dafe ataramubona kina, atarigera umuntu w'imvune zingana kuri mu maguru yombi, mu maguru yombi. Imvune bro. Ngafite umutego wa mediateur, ngafite control. Nureba se Kiganda ngo yaperizanye. Nureba yaperizanye. Nk'ubu Uganda hari umupeti ukirana muri NEC. Yarari gukina hano mu bintu by'agaciro. President Royana mumbajije witwa Shamiru. Akina muri NEC, ni kipe y'igisirikare cyane. Simuona umuhungu muremure wari muri equipe yanjye. Cy'igisore. Cyambaye 13. Kira gipeti cyambaye muri equipe nationale ya Uganda izakina cyane. Yaramagabe rwose. Uriya mupeti Shamiru wana mureba. Uriya mupeti urusore. Nabareza franga $10,000 ariko nge narumiwe. Ubu bantu bagiye kuzajya ngo muri Mali kuzana indi mvune. Ngavuye muri Mali. Asinyo tarabona aho nari. Nzamubona aho komisiyo nge sindi umwaje. Ubwo nk'ubu mbambwiye nk'amakipe, umuntu ari muri equipe nationale ya CHAN ya Uganda bro. Asigaje amezi 5 muri NEC. Urusore rurerure amezi 5 n'amafaranga make cyane. Sore akira muri nationale afite imbaraga n'umediateur mwiza. Wamwishyuye. Wamushatse 10,000. Ukavugana na ajawe yitwa Gentil mukarangizanya. Ariko ubwo Abanyarwanda itavuga ngo ngubwo ngamushakira isoko ngo nta sinjya muri kandi kagabo wari ufite muri ya kipe yawe sinzi higere muri Bugesera kagufi cyane. Oya ka Messi karajya muri Rutsiro. Karajya muri Rutsiro. Mu mediateur. Kari Argentina na arbitre Celeste. Niyo bari muri dossier bagomba kumujyana muri Rutsiro. Hanyuma uriya wavugaga yitwa Joel no mukongomani ari muri equipe ya Badinyo muri Bugesera. Wari wambaye 5 mu mediateur muri uriya muzamu we wari ufite no
uriya ni Eritse nawe namuhaye anta ngo amushakire ikipe ubwo abantu nabo bumva bashaka umuzamu mwiza bifatiye Eritse yafashe neza cyane. Eritse niyo yaseze. Eritse asigara umutoza. umutoza wazamu ariko ashaka kugaruka mu izamu. Ashaka kugaruka mu izamu. Yaranyandikira ashaka kugaruka mu izamu. Namuhaye anta njye singurisha abakinnyi. bariho ngo ntibagarutse yari umutoza Mane yafashe neza bya hatari. Oya ntabwo tuvuga ko atafashe neza. Ariko nyine abajagaraye nabwo umukinnyi araseza agiye gutoza. Mugaruza umupira w'amaguru kandi akiri muto. Twikomereza shapa. Tuyobya twigaruke kuri dafe twakomeje. Hari ikintu perezida wa Rayon Sport yavuze akima abafana. Aravuga ati kuri uyu muzamu ati ntago nababwira icyo mitekerezaho. Hari amakuru avuga ko Rayon Sport aravuze ngo turaza kureba uko tumugenza. Hari amakuru avuga ko uyu muzamu wari waguze muri Rayon Sport basanze ari Pasquale cyane n'abafana bavuze rwose azajya birya. Saa 3:40 tugiye kwamamaza hari telefone nagiyeho mwayumvise ariko nta mbwira rero Rayon Sport ngo igiye gusesa amasezerano y'umuntu wasinyije ejo muntu umva ikintu gihari ngiye kuba story ibabaje ariko inanasekeje. Umutoza w'abazamu wa Rayon Sport yitwa Bakame uzikona agira urwego yaravuze ati bwa mbere amukoresha iminsi 2 ya mbere avuze ati buriya uyu muntu wenda ararushye ageze ngo ni umunaniro w'indege swate wenda aramaze n'igihe adakina reka mbanze ndebe. Iminsi 2 irashira noneho atekereza ko umuzamu akaba improvinga ikoze tize nyine umunsi umwe 2 kame nyine maso zibazacushe ubu wakangutse nyine. Ikintu cya mbere cyamweretse yuko umuzamu ari Pasquale. Mureke biriya byo kuba bari kumutsinda ibitega adakora parade biriya byo n'ubuswa mvukanwa. Hari ubundi buswa bukabije. Hari icyo bita gukora basi tize ukazikora mu buryo bwemewe. Reka mbaye ngibyo biri basic besa nk'umuntu usanzwe ukora n'abatoza nk'umwatlete nk'umukinnyi w'umupira w'abatoza wamenyereye kwizigira. Hari ukuntu mubanza gukora ibyo bita warm up nyine mukiruka bisanzwe. Iyo ni party ya mbere. Iyo murangije warm up ako gace nyine mutangira nta buri abantu bahitajya ngo mu bya deka ntago ari ikurikiraho ahubwo abatoza abakreya ibyo bita nk'ama situation ashoboka muri match yaba ku muzamu bwafite umutoza we n'abakinnyi nyine akavuga ati wenda tugiye kwiga kano kantu twakitwara mu gutenda nko kudefanda habira twavugaga wenda twavuga tuti wowe tugiye gukora wenda abakinnyi 3 wenda badefanda mutangira mu defandisha umwe mukazamura bakaba 2 mukazamuka 3 niba ushaka ko wenda uruhande runaka ruburokwa n'abantu 3 n'urugero nyuma ukaza no kubyagura ukabishyira mu ko bita akaminije cyangwa mu cyo twita jeredui urabibona kaka jeredui noneho bivuye mu kubereka gusa muri theory ushyizemo na baro bagakora nyine. Iyo muvuye muri jeredui none nibwo ushaka gushira nk'aka game none nya game ukaba ati mukino wenda iminota 20 kandi akenshi bakina Demeter bura imyitozo myinshi bakina Demeter ndabwo bakazagenda bameriye urugendo byongera kugira abakinnyi 90. Reka nkugire rero mu kintu gisekeje uwo mapara yikora no kwiruka no tundi twose kwiruka byarabishobora bajya mu situation twatundi abazamu baba bavuga bati wenda atera ryamabyuka kwa kundi nyine batera iburyo umupira murakukanya bagahita utera ibumoso bakanya bagahita batera hejuru kugira ngo ukore ama reflex. Iyo yakoze 3 ahita ahamagara Mugemana ahagera cyane ati umugongo tugenda umugongo tugenda no twavuga ngo afite gukiganza kimeze nk'ibirenge bifatanye aragenda cyane hanze y'ikibuga cyangwa wenda rawurwaye mu buzima busanzwe kwari igihe ukora Mesa amaze Nyarugenge niyo yabakoresha ntabwo agakwiriye kubaho kubonanira muri rusange rero uyu musore Mugemana umuganga wa Rayon Sport yaravuze ati uyu muntu wagira ngo umugongo we rwose ni wagira ngo sumukinnyi no duparasitike ducometse buri kanya ari ku mapainkillers bahora bamasa bahora basiga nyine yaravuze se uyu muntu yafata te umugongo udakora none cyo baje rero kuri Bakame Bakame yaravugaga ati rero arakabikora gutyo kuri Mugemana tuvuga ko ari kwivuza umugongo wenda muri jeredui anakine n'iminota isabwa anakurema ka aramubwira ngo mwaretse ngo tugakukene ngo jeredui ngo y'iminota 5 jeredui y'iminota 5 oya mumbwire ndo wamuzanye iminota 5 ninde wamuzanye ninde wazanye umuzamu ngo akuyari asize umuzamu nizere ko umuntu wazanye dafe atari wamuzanye asize umuntu bita Nicolas Sebo tutagifite amasezerano yamukura Sebo atobya yashobokaga cyane ishakiraga rero
utora mu bakinnyi cumi wamenye umuntu wazanye umuzamu umuzamu utari umwatlete mu buzima busanzwe komisiyoneri kuko niba ashobora kuba wazanye mu mupira ninde wamuzanye umupira wo mu Rwanda urimo abakomisiyoneri kuko niba perezida bareba cyumva abantu nk'abo bakemerera kubazana abakinnyi muri ekipe Komisiyoneri. harimo ikibazo gikomeye muri leadership niba mwarabonye kesi ya Dafe uko yagenze mukabona kesi y'abadurayi Jero na basana na uko yagenze 2025 mu mpeshyi ukemera ko umuntu akuzanira umuzamu nk'uwo nta hantu muzi nta kintu muzi ukabyemera harimo ikibazo gikomeye cyo kudashishoza azakomeza bibe bon reka ndeke barashaka abakomisiyoneri b'umupira ntabwo ari kimwe wenda yabikoze ku n'abakomisiyoneri neza y'ikipe reka mbireke twakomeje uyu rero umva rero ikintu gihaye mu masezerano yasinyanye na Rayon ku noti 10,000 bamuhaye barayimuhaye bamaze kuyimuha bumvikanye ko naramuka agaragaje urwego ruri hasi ko bazamuha amafaranga y'amezi 2 y'imperekeza bagahita bamusezerera Rayon nabya Sport 10 barayimuhaye yarabitse yaratwaye Rayon Sport rero nta nko kwiruka Rayon Sport ubwo ni miliyoni hafi 15 z'amanyarwanda 15 kurere yo gusinyisha umuntu utazi atarakira match Kenege mwamutegeye uyu mutipe uzi ikintu kiri bube nyereka bareba kabakamba uyu munsi batekereza ko bamubwira ko nta kirimo ariko bavuze ati nimureke twihereze iki cyumweru guhera kuwa mbere uyu munsi kugera kuwa gatanu tumukoresha imyitozo irimo imbaraga turebe nibigera kuwa gatanu tuzaderibera hazaba harimo umutoza Rotfi hazaba harimo Bakame irambona nk'umuntu wabaye umukinnyi azakurikirana imyitozo yose ya Rayon Sport 5 abo bantu batatu ngo bazicara babwire president bati hari ikirimo twagoragoza akaba ari kuri bench cyangwa se nta kirimo shaka amafaranga y'imishahara ameza dusezere umuntu utaranafata na match nimwe gusa ikigaragara rwose ni bya bintu ewa ngo ndavoma bimeneka Dirisa kuyatera Dirisa kuyatera performance kugisa Iva ari amuri hejuru cyane ari hasi cyane ku buryo ngo Rayon Sport yatangiye gutekereza kuganiriza umuzamu Olivier Gishweka yarashoje muri Saudi Arabia yego ari hano mu Rwanda yarafasha no mu mikino y'agaciro yabara umuzamu mwiza ariko ngo arasaba $2 Olivier rero by'umushahara Olivier rero n'amakuru yandi namenye ibyihutemo nuko nuwo bita uyu mutoza wa polisi amwitande Ben Musa aravuga ati kugira ngo nzagira abakinnyi b'abanyamahanga bahagije imbere niba hari umuzamu w'umunyarwanda ni mumuzane polisi yo bitatu yabimwa bya Sarere ubwo rero bigaragara ko hagati ya polisi na Rayon Sport rwose Olivier ashobora kuguma muri iyi mukura yatangiye mukura eliminagana na Seba njye byose sinabishyigikiye bafashe Olivier hakiri kare ahubwo Olivier amafaranga amaze kuboneka mu kanyenyeri nubwo ari aya Beti umuzamu Sarere riga zandarizwa ko Olivier standard mu Rwanda nibura ngo nko kubagirira impuhwe minimum $2 rero yahemba $2 umuzamu $2 miliyoni hafi 5 ariko namurukirita make namurukirita make tukayibara mu mishahara ariko rero bashatse bana ntabwo yabyemera kuko Gishweka Olivier nambwene kamusinyishe umwaka umwe bayamo bashatse cyangwa bayamu ndagwa miliyoni 10 za rukirita miliyoni 2 ariko Olivier nawe akunyungu ze yego ntabwo yabuze ikipe n'umuzamu mwiza pe Lorenzo namubwira ati uratangira gukora akazi mu kwa munani uzagasoza mu kwa gatandatu namusinyisha ubwo se amezi 10 namusinyisha amezi 10 ameze gutya salary ya miliyoni 2 mu mezi 10 si miliyoni 20 be namusinyisha amezi 10 salary namusinyisha umwaka umwe donc salary ya miliyoni 2 ku kwezi zika miliyoni 20 mu mezi 10 nkamukubitana no kritoma miliyoni 10 umwaka umwe miliyoni 30 nazikira ku muzamu Olivier iriya Pascal amuramo n'amasituwasiyo uramutse Olivier afite inyungu Olivier wani byamugarura mu Mavubi Amavubi se kuba atagarukamo nuko adakina ari Kigali yatangiye message pressure abafana hari Samu Karenzi ari kuri SKFM wicana kuri Radio Rwanda Jari Kaicara kuri BN bamureba ari mu izamu rya Mure atari Saudi Arabia warayi ntari musubiza uramutse kuri turiya tugoma tw'abare bamuririmbira uramutse uri Gishweka polisi gatereka hano erega nuko ryagerageza muri context y'amafaranga context y'amafaranga irahemura polisi ifite amafaranga Shafia Krizam ntabwo ari fiakre gusa muri East Africa nta muzamu wungurusha Olivier muri East Africa umuntu wamurusha atafunzemo ibintu bikomeye Lorenzo ari tayari ashaka gufata manije kudufata amacu muri kapu yakoze save zera kuri 23
dukina na n'iyi Cape Verde wayo Cape Verde iryana yica murayibuka match twakoze 0-0 mugaragu niwe wari wagiyeyo niba atari titi wari bamukubise baro 23 Olivier Nizamu wavuze match ya Senegal ariko bro ujya muri match asuzanya na Sadio Diamnadio na baba ejo bundi bazidane baripimye muri ibi bintu bya tournament penalty ya Zimari yanze Olivier ni igikoko iyo bibiri wabimo $10 twakomeje Rayon Sport niyo bashaka gusinyisha mu gihe kuyate yabaye kuyate baraye batangaje ko miliyoni 15 arizo zimaze kugera ku kanyenyeri zitarimo amafaranga ya fan club zirimo zirakontribuwa ku ruhande urumva ko ari intambwe nziza barimo barashaka gusinyisha abandi bakinnyi nabaye bakinnyi bandi bitayino ko binjira muri Rayon Sport ariko umuntu yabanza akapudetinga ko bagiyemo n'ibyo batanzweho nk'uyu musore ntarindwa Aimable 10 barayumwa ni umukinnyi wa Rayon Sport yahawe miliyoni 10 azahembwa 700 by'amanyarwanda bakoze transfer nziza cyane kugira ngo asinye ni imbaraga zikomeye cyane za Rotifipe uramwana navuga ati wewe ukora imyitozo hari message uraburi kuba amafaranga muri kumvikana bari kuguha hari icyo birahindura yasabaga 12 majority y'abayobozi yashaka 12 ariko byaje bamuhaye miliyoni 8 bako transfer nziza kabisa ntimuzanatungurwe mubonye no mwana agiye abanza abamureba urwego rwa Aimable n'urwa Kanamugire mubagereranya gute mubona ari Kanamugire baramureka ahubwo Kanamugire muri polisi abazi urwego Aimable yari hejuru ya Kanamugire Kanamugire ashaka gusinya muri polisi agasimura pass niba ari upgrade kuri Kanamugire Aimable ni umukinnyi uzi gukina zone ye pe iyo umubwiye ngo mission nguhaye cyane cyane bya mission twavuga ati wenda mugiye gukina Kevin Hakin uyizirika kuri Kevin Hakin ibyo bintu bishoboye cyane ariko kubera ko ari n'umwana wazamukiye muri UR bari yavuye muri UR direct ajya muri Mukura ntabwo ari abakinnyi benshi babona bava muri UR bajya muri Mukura ako kanya n'undi bita Rivaldo yasinyiye nawe wagaga we zahembwe 800 nawe yasinyiye miliyoni